Igihe Dajina na Takeshi begera umugaba mukuru w'ingabo Teka bakamusaba kuzabanza Rijava imbere ku rugamba kugira ngo abasirikare b'abanzi bamwice, hari umuja wabumvaga. Uwo muja yitwaga Bekari. Bekari yanyuze inyuma aho baganiriraga abanza kubumviriza. Yari umuja utaragiraga ubwoba, Rizande nawe yaramushyizeho nk'amaneko, kandi nta muntu wari ubizi ko amunekera. Rizande yari yaratekereje abona atazabona umusirikare azajya yohereza ahantu hose ngo ajye kumviriza amazimwe mu rugo rwa mukeba we akaba umwamikazi Dajina. Kugira ngo abigireho yafashe umwe mu baja be amusaba ko azajya amenya amakuru yose y'umwamikazi n'ay'umuhungu we Takeshi. Uwo muja we Bekari yarabikurikiranaga cyane, akiyoberanya akanyura ku bantu baganira akikomereza nk'utari kumva ibyo bari kuvuga. Kandi Rizande yari yaramusezeranyije ko umunsi bamufashe azamuburanira ku mwami kuko ari we mugore wari ukunzwe n'ubwo ari uwa kabiri. Bekari rero yamenye amakuru ko igikomangoma cya kabiri Rijava bamugambaniye, ahita ajya kubwira Rizande ati mukeba wawe n'umuhungu we bamaze kugambana na Teka umugaba mukuru w'ingabo, yemeye kuza kubanza Rijava imbere ngo bamwice. Rizande ati ariko Rijava nawe ashaka kuza kujya ku mirongo y'imbere kugira ngo aze kwica benshi, cyane ko nta musirikare wo mu bwami bwa Sonaki wamutera ubwoba, kandi bose yanabatsinda ari umwe kuko yarwanya abasirikare barenga 100 akabatsinda. None urumva kubanza imbere ari igitangaza? Bareke araza kubatamaza. Umuja ati oya mabuja, nabanze imbere baramutongora, bashobora kugwa mu gico cy'abanzi batazi aho bihishe bakisanga babarimo hagati, aho baba bafite ibyago ko umuhungu wawe yatungurwa kwicwa. Icyambere imbere haramutse hagiye abantu wenda bakabatungura bakabakoramo, byatuma bamenya aho abanzi baherereye, yamara kurebana nabo mu maso akabona ubujya imbere agatinyura abandi. Rizande yumvise ari byo ati none se kubimbwiye bamaze kurenga mu marembo? Nawe tinje nihuta ngo mbikubwire, sinari kubyihererana ngo nuko bamaze kurenga. Abasirikare bari babaye bagenda mu gihe Teka we yari inyuma yabo agambana na Takeshi afatanyije na nyina. Rizande yabitekerejeho yunguka agatekerezo, yaribajije ati aho kugira ngo umwana wanjye agwe ku rugamba ngashaka kuzahiga umukuru w'agahabwa ubwami, uwahagarika ibi bintu akazigaragaza mu bundi buryo. Niba igikomangoma cya mbere kiri kumugambanira ngo yicwe, nyina akaba amushyigikiye, nanjye Takeshi nzamukura ku isi mu zindi nzira. Yabwiye umuja we Bekari ati ibyo uvuze nibyo, umwana wanjye atanagiye ku mirongo y'imbere yakwigaragaza mu bundi buryo bigakunda. Ndebera abasirikare banjye bane bari aho hanze ubabwire baze batume. Buri mwamikazi yagiraga abasirikare bo kumurinda by'umwihariko. Rizande yagiraga abasirikare 10 nubwo Dajina yagiraga 6. Yamurushaga benshi kuko umwami yamukundaga cyane. Umwami yifuzaga ko ahora arinzwe kugira ngo atazamuhomba, kandi yaramukundaga kurusha umugore mukuru. Muri abo yabwiye banati umuhungu wanjye yagambaniwe, ashobora gushyirwa ku mirongo y'imbere. Nimwihuta urugamba rutaratangira maze mumuburire mubuze kujya imbere. Umuja nawe yaraho ahita amwongorera ati Teka ntari bwemere ko yanga kujya imbere, biratuma amwita ikigwari ko yanze kujya imbere, bizatuma atamuvuga nabi amwangishe n'abantu kuko nawe yifuza ko yapfira mu banzi. Rizande yararakaye aramubaza ati none ushaka iki? Yahise abibwira abo basirikare baramubwira bati Bekari afite ishingiro, niba Teka uyoboye urugamba yemeye kugambana ari buze kumuhatira kujya imbere, kandi Rijava ntari buze kubivuguruza kuko we ntiyubaho nk'igikomangoma. Nubwo bamwubaha bate mu rugamba ntiyasuzugura umugaba mukuru w'ingabo. Umwamikazi ati nimugende mumwongorere mumubuze aze gusebaho kwicwa, kandi muramubwira atanakomeza kugenda imbere na mbere yuko bageraho urugamba ruri kubera. Mumubwire nanone abari kwerekeza mu burasirazuba ajye hagati ntagenda imbere. Abo basirikare bagiye biruka bageraho ingabo za Teka zari zigeze zigenda. Basanze Rijava ko yagiye imbere, basakuje bavuga ko bamushaka, maze Teka asaba Rijava kubumva. Rijava yarirakaje ati munshakira iki? Muyoboye ko tugiye gutabara abagenzi bacu bo ku mupaka bari gukorwamo? Abo basirikare bati turabizi ariko dufite ubutumwa bwihutirwa dukeneye kukugezaho. Nawe ati nimuvuge twese twumve. Abo basirikare bati turagukeneye, dushaka kukubwira wenyine widucunaguza. Rijava arakaye yahagaritse farashi, abandi basirikare bamunyuraho. Babandi baramubwiye bati ntuze kugenda imbere, bakugambaniye ngo abanzi baze guhita bagutungura bakwice. Umusore ati bantungura bate kandi ninjye bijyanye imbere? Ninde wangambaniye kandi njye wihitiyemo kugenda imbere? Yumvise bari kumubwira ubusa ahita yigendera arabareka. Abo basirikare bongeye kumuhamagara bima amatwi. Yakomeje kugenda yoboye abandi baganaga mu burengerazuba ngo bajye guhangana n'ubwami bwa Sonaki. Abo basirikare bagombaga kumutabara kuko bari babitumwe na Rizande umugore wa kabiri w'umwami, akaba ari nawe bakoreraga by'umwihariko, ariko yari yigize nabi yanze kubumva. Bagiye inama bati natwe tujye ku rugamba, nitugerayo turaza kumugusha asito mukomeretse, biratuma atarwana, abagiye ku ruhande abanze kwitabwaho n'abaganga bari kumwe. Barabakurikiye bageze hafi y'imipaka aho bari bazi ko urugamba ruri kubera, ariko batarageraho neza ngo babone uko byari byifashe. Rijava abanza gusubira inyuma ho gato ngo abanze kwihagarika. Teka we yari yishimye kuko yabonaga ibyo bamusabye byo kumushyira imbere arabigeraho nta mbaraga akoresheje.
Akimara gusubira inyuma ho gato yavuye ku ifarashi ajya kwihagarika mu bisambu, abandi basirikare baba bahagaze imbere gato bamurindiriye. Basirikare bane kuko bari bivanze n'abandi nabo bagarutse inyuma bahura nawe, ariko baho yihagarikaga bongera kumusaba kutajya imbere, bamubwira ko batumwe n'umwamikazi Elizande. Yarababajije ati mwasaze cyangwa ninde wababwiye ko hari uwapanze kunshyira imbere? Nijye wabyihitiyemo? Murabona natinye abasirikare ba Sonake ku buryo nagenda inyuma y'abandi basirikare nk'ubaherekeje? Abo basirikare bari bigira inama yo kuza kumukomeretsa cyane mu gihe ariko bakomeje kwinangira. Byari gutuma atajya imbere ku rugamba kuko ariko bacitse intege, ndetse bigatuma umugaba mukuru atamushyira imbere kandi abona ko yakomeretse cyane. Gusa muri uwo mwanya babuze uko babigenza ngo bamukomeretse abandi babahanze amaso. Kumukomeretsa byari gufatwa nk'icyaha gikomeye cyane bari kuba bakoreye igikomangoma, dore ko bari bataranagera aho urugamba rwaberaga. Gusa umuntu wumvirizaga neza yashoboraga kumva urwamo rw'intambara kure cyane nk'ikimenyetso ko bari hafi kuhagera. Umugaba mukuru w'ingabo yari yamugumishijeho ijisho, atangira no kwibaza kuri abo bagabo bane bari bakomeje kumwegera bakamwongorera. Yatangiye gutekereza ko ari babumbuye imigambi ye n'igikomangoma cya mbere Takeshi, maze nawe atangira kubapangira ko ari buze gutuma bagwa ku rugamba. Benda kugerayo, Teka nta kindi yakoze, yafashe abasirikare bane yari yagumishijeho ijisho abegereza igikomangoma, babiri hirya abandi hino, bose babanza imbere. Ntibari kumusuzugura na gato kandi ari wari uyoboye urugamba, bigakubitiraho ko n'igikomangoma cyashakaga kujya imbere kikigaragaza. Inyuma yabo yahashyize abasore bari binjiye mu gisirikare vuba batazi kurwana, inyuma yabo na kurenzaho itsinda yizeye ko ubwaryo ryari kunesha abanzi. Abo bari baje inyuma bari bategetswe kuza kurinda igikomangoma cya kabiri mu gihe bibaye ngombwa. Lijavi ntiyarazi ko birimo akagambane, ahubwo kuko yifuzaga kujya imbere akanisha abasirikare bikazavuga kugera ibwami, abandi basirikare batangiye kumusingiza kuko imirongo ya mbere yashyirwagaho abantu b'ibitambo. Ariko we yari yemeje kubatinyura akajya imbere, nta wundi muntu wari uzi akagambane gahari. Bageze aho bari bitegeye aho urugamba rwaberaga, b'abasirikare bane babura uko bahuza ibiganiro kuko bari babatandukanyije. Igikomangoma cyari kibarimo hagati, barebanye mu maso bacirana isiri, bimenye ko bagiye kumutega akagwa hasi, bo bagahita bakomeza bakabikora batarasakirana n'abanzi. Umugaba mukuru w'ingabo yari abari inyuma abacunga akantu ku kandi. Babiri bahise begera cyane Lijavi, umwe yigira imbere gato asa nk'ubasize, afata icumu rye nk'uri kwitegura ko bagiye guhita barwana, arereka nkana ngo rimucike, rihurirana n'uko ifarashi ya Lijavi yazaga yihuta riyifata mu maguru igwa hasi. Lijavi abanza umutwe kwibuye, amaraso ava mu kanwa. Umugaba mukuru yarabibonye, abibona neza ko bamuteze ku bushake nubwo nta wundi musirikare wabitekereje. Lijavi yarakomeretse, ntiyari gukomeza imbere kandi umutwe wari uzengereye. Teka yasabye ko bamushyira inyuma, abura uko abigenzaga muhuhure kandi amaso menshi yaramuhanzweho. Gusa yaribwiye ati reka abo basirikare bakomeje kumwongorera bagashaka no kumubuza kujya mu rugamba bicwe mbere. Natora agatege nawe nta kabuza aragaruka mu rugamba kandi agomba kwicwa. Inyuma kure hari ibirindiro by'abasirikare barwaniraga ku mipaka. Aho niho yabaye agiye mu ihema ryari ryamuteguriwe ngo abe yitabwaho n'abaganga. Binjiye mu rugamba, muri babandi bane babiri bahita bicwa nubwo bari bagerageje kwirwanaho. Ingabo za Sonake zari zamenye uburyo bw'imirwanire bw'abasirikare ba Liadeki ku buryo bo baje babinjiramo bakiva umusozi, abandi bo baramaze kumenyera urugamba bagahita babakoramo. Na babandi b'ibitambo bari bakurikiyeho nka kimwe cya kabiri barishwe, hakurikiraho ab'inyuma bo baje barwana, gusa nabwo urugamba ntibarutsinde neza. Bwarije abasirikare ba Sonake banga kurwana mu mwijima, batangira kugenda bajya mu mahema yabo. Urugamba barurwanaga neza, bararwanaga bwakwira bose bataramanika amaboko, bagasa nk'abahagaritse urugamba rwabo bakajya mu mahema yabo. N'ubundi urugamba rwaberaga ahantu hazwi bimeze nk'umupira w'amaguru. Ikibuga babaga bari kurwaniramo cyabaga ari icyo, kandi ntibarwanaga amasaha yose. Amanywa yararangiraga bakarwana no mu ijoro, ariko igicuku cyaza haje umwijima mwinshi bigasa nk'aho bahagaritse urugamba bakajya gutegura uko bazarwana ku munsi ukurikira. Abo ku ruhande rwa Liadeki bagiye gufata akaruhuko ka nijoro bababajwe nuko bari bishwemo benshi nabo. Lijavi bari bamwubakiye ihema bari kumuvuriramo, bari bamuhaye imiti imugabanyiriza uburibwe kandi yari yatangiye koroherwa. Yari afite umugambi wo kuza kubanza imbere mu museso. Gusa nubwo byasaga nk'aho bari kuruhuka, abasirikare ntibaryamaga, bahagararaga hamwe biteguye ko abanzi babo bashobora kuza kubagwa gituma muri iryo joro, nubwo byabaga ari ubugwari, ari ukubikira abandi. Muri iyo ntambara yahuzaga ubwo bwami yasaga nk'ifite amategeko, kubera ko umwami Sonaki yashakaga kwipima ngo yereke ubundi bwami bajyaga kunganya imbaraga kakomeye kuburusha byo gutera ubwami bwari burenze ubundi mu mbaraga za gisirikare. We yateye abo ku mupaka batunguye, aho barwaniraga bahirima ikibuga bakomeza urugamba. Gusa mu gihe imirwano yari ikomeje abari Lijavi bataraza, babanje kwemeranya ko batari burenga aho barwaniraga. Ibyo barabyemeranyije bisa nk'aho ikibuga cyo kurwaniramo kibonetse.
kubera ko nta rumuri kurwana mu mwijima byatezaga akajagari, kwivanga kw'ingabo no kwicana hagati yabo ubwabo. Mu rwego rwo kubyirinda, nijoro batangiye kutareba bajyaga mu birindiro byabo, ariko bakaba maso cyane ngo hatagira ababatungura. B'abasirikare babiri bari barokotse bagiye inama nziza cyane yo kwitanga bagatabara Rijavi wenda bo bakicwa, cyane ko umuntu warindaga abantu b'ibwami yabanzaga kurahirira akazemera gutanga ubuzima bwe kubwo kurokora ubwo warinda. Muri iryo joro bagiye ku ihema rya Rijavi bavuga ko bamushaka. Yabahaye ikaze mu ihema, abasirikare bari kumwe nawe bamurinze baba bagiye hanze. Abo nta gutinda baramubwiye bati nturi buze kujya ku rugamba, nujyayo nujya imbere. Yarababajije ati kuki mwakomeje kumbuza kujya imbere? Sinababwiye ko ari njye ubishaka? Nabo bati nujyaho barakwica. Rijavi ati niba nta bindi mushaka kumbwira nimusohoke mureke kuntera umwaku. Ntimuzi ko iyo umuntu agiye mu rugamba haba hari amahitamo abiri, ni ugupfa cyangwa gukira. Nanjye ndamutse mpfuye yaba ari amahitamo amwe muri ayo. Ese mwaba mwaraguje bakababwira ko ndibwicirwe ku rugamba? Bagenzi banyu nuko biciwe ku rugamba, naje kumenya ko ari mwebwe mwandeze nkana mubishaka. Nari kubiyicira kuko ari bo babikoze. None namwe nibyo mushaka? Mbice kuko muri kumbuza amahoro? Aho gusohoka umwe aramutunga mukubita umuhini w'icumu ku maboko. Rijavi agiye kwirwanaho ndamukubita ku gahanga go hasi. Bahise bamufata amaboko barayazirika, bamuhondagura aziritse baramukomeretsa cyane. Abasirikare bari hanze bari bigere kuganirira hirya, bumva Rijavi atatse bihutira gutabara. Basanze bamaze kumuzirika ikintu mu kanwa ngo adataka ijwi rikagera hanze, bakomeje kumuhondagura ku maboko no ku maguru, bamuciye ibisebe ahantu hose. Bahise bafata abo basirikare babiri bahamagara Teka ngo aze arebe ibibaye. Yarahageze Rijavi baramuhagurutsa abwira Teka ko bashakaga kumwica, bityo ko badakwiriye kubabarirwa. Teka yababajije ukuntu bageze mu ihema rye, icyari kibajyanye n'ibindi, nabo batari ubutumwa bw'ibanga twari tumufitiye, nibwo bumurakaje akaturwanya tukirwanaho. Teka ati mwabusubiramo nanjye nkabumenya? Nabo bati oya ni ibanga, niwe bureba wenyine. Yumvise abanze kuvuga uko byagenze, abaza Rijavi bari bamaze guhambura no kwegura bakamukura hasi yabaye intere, ati abagabo bakubwiye iki? Nawe ati bangize barya banziza ko naje ku rugamba, ngo ntibifuza ko ndwana, barifuza ko nasubira ibwami, abantu bose bakanyita ikigwari. Ubanza hari umuntu wangambaniye akaba yabohereje ngo bankomeretse batume ntarwana ngo ntahane intsinzi. Teka ati tubakorera iki? Rijavi ati bagomba kwicwa kuko ari abagambanyi. Bamuhaye inkota ngo abicire, gusa ahagaze wenyine batamwiyegamije agwa hasi, bongera kumwegura bamwicaza hirya. Yasabye Teka kubica, nawe ntiyazuyaza. Kubica kwe byari ukwirinda ibibazo kuko yaketse ko byanga bikunda bafite amakuru y'uko Rijavi yagambaniwe, bakaba bari kumurinda kujya mu rugamba ngo aticwa. Bose uko bari bane batumwe n'umwamikazi Rizande bari bashize, gusa nanone intego bari bayigezeho. Rijavi niyo afite imbaraga zimujyana mu rugamba mu gitondo, byari bivuze ko bamutabaye. Abaganga baragarutse, abo bitwazaga bagiye ku rugamba baza kurara bamuvura ibikomere. Ku rundi ruhande Takeshi na nyina ntibari batuje. Mu gihe abandi bari bari ku rugamba, bo bashatse uburyo bwo kwigarurira Rabeye, ndetse bemeranyije ko muri icyo gitondo Takeshi yagombaga kujya gutemberera hafi y'iwabo akamuganiriza, akagerageza kubaka ubucuti hagati ye nawe, byaba ngombwa akahava amubwiye ko nawe yamukunze kandi ko Rabeye agifite amahitamo. Muri icyo gitondo abandi bari ku rugamba, Takeshi yaragiye abwira se ati nanjye ngiye gushaka umukobwa wo gukundana nawe. Yafashe abasirikare be, aho kujya gushaka undi mukobwa ajya ku mupaka w'ubwami bwabo n'ubwa Tibote, abaririzaho umukobwa w'umutware Bayira ari we Rabeye yazaga gutembera ari kumwe na bagenzi be. Byoroshye cyane yahise ahamenya yerekezayo. Ku bw'amahirwe banahise bahura yo kuvoma ari kumwe n'aba bakobwa be. Yaraziranye nabo kuko yari aherutse. Nta minsi yari ishize bahuye, uwo mukobwa avuye ibwami kwa Riyadeki kwiyerekana nk'uzaba umugore wa Rijavi, bose bagahita bamukunda. Yari anezerewe cyane, yishimiye kubona Takeshi aje mu igare we n'abasirikare be baje gutemberera ahantu yari yarahuriye na Rijavi. Aho kugira ngo Takeshi yambuke hakurya mu bwami bwa Tibote, Rabeye niwe wambutse ajya kubasuhuza. Yamaze umwanya munini arebana n'igikomangoma Takeshi mu maso, abona adafite aho ahuriye na Rijavi. Takeshi yari afite uburanga kumurusha kandi niwe ari kuzaba umwami. Mu kumusuhuza yahise atekereza ko mu gihe azaba yarabaye umugore wa Rijavi azahura nabwo yuha Takeshi kuko ari kuzaba umwami. Yatekereje ku bana ari kuzabyara, abona bazaba ari ibitangaza, ari beza, kuko abagabo bo muri uwo muryango ariko bashatsemo bari beza ku masura. Yamusuhuje amwubashye nk'uri gusuhuza umwami we w'ahazaza. Takeshi biramunyura kuko byari byiza kubona umukobwa mwiza nk'uwo yifuzaga kwigarurira amwubaha bigezaho. Yamusabye ko baganirira mu igare maze barurira, abandi basirikare bari bo bambuka bajye kuganira n'abakobwa be bari hakurya mu bwami bwa Tibote. Mu igare Takeshi aramubwiye ati igihe uza kudusura ibwami wagiye tutaganiriye neza. Nari mfite akazi kenshi cyane kubera ko ari njye uzaba umwami,
hari igihe data ampa inshingano ze, ibibazo byo gukurikirana, gutegura urugamba no kumenya icyo buri muturage akeneye, bigatuma mpoga. Ubu abasirikare bacu barimo na murumuna wanjye nabohereje ku rugamba ngo bajye kurwanya umwanzi. Nakabaye naragiyeyo, ariko data na mama ndetse n'abandi basirikare barambwiye bati wowe uri indwanyi ikomeye, wisasira abasirikare 200 b'abanzi uri umwe, reka twohereze murumuna wawe kuko uru rugamba ntiruteye ubwoba. Umwami Liyadeki akaba data yaranyegereye arambwira ati ni wowe wateguye imigendekere y'uru rugamba, ubibwira umugaba mukuru w'ingabo. Ukeneye gukoresha ubwenge cyane kurusha imbaraga kuko uzaba umwami kandi warabitangiye. Isaha ku isaha njye natanga ukansimbura, ukwiriye kwitoza hakiri kare uko uzayobora. Yabwiye Rabiya ati rero muri iyi minsi mfite inshingano nyinshi ziri gutuma abashyitsi ntabona uko mbaganiriza, ariko wowe kuko uzabana natwe iteka mu rugo ibwami, navuze ntireka ngaruke tuganire, nuko kukubona byangoye. Rabiya yarabyishimiye cyane, arabyubaha, aramubwira ati n'umugisha kuba narakunzwe na murumuna wawe, nanjye ndamukunda cyane pe, ni byiza ko mwese mwanyishimiye. Takeshi ati ntacyo ari gutuma utishimirwa na buri wese. Ni kenshi data ambwira ati urugo rusaba abantu babiri bahuje ibitekerezo rimwe na rimwe, bose bashoboye. Gusa iyo umwe adashoboye ntaba akeneye umuntu udashoboye nanone, aba akeneye wa muntu ushoboye wo kumushyira ku murongo. Rabiya tushaka kuvuga iki? Nawe turi umukobwa mwiza mu bitekerezo. Kuba wararezwe n'umutware uzi ubwenge ukavukira mu bwami buzwiho kugira abakobwa bazi ubwenge, birumvikana ko ushoboye. Rabiya yaribaje ati ubu se Javi yaba adashoboye nkaba nzamubera wo kwishingikirizaho? Yanze kubibaza Takeshi neza nubwo yumvaga ari gukoresha imigani. Takeshi yarongeye ati urugamba rushobora kumara iminsi mike, ejo cyangwa ejo bundi bazaba bagarutse. Ndahangayitse kuko murumuna wanjye atinya urugamba, namwohereje yo ngo wenda yimenyereze, yitinyura ariko rwana n'ubwami bworoheje. Wumve ngo nohereje 1/5 cy'abasirikare bo mu bwami bwacu, kandi nabo ni benshi ugereranyije n'abasonake. Rabiya yatangiye kumva burya Takeshi ari urenze cyane ko ari wari kuzaba umwami, ni nkaho yaramaze kumwemeza ko ari nkaho ari umwami, kuko yamwemeyeho akamubwira ko ari usigaye afata imyanzuro ya nyuma nk'umuntu witoza kuzaba umwami. Yageze ahabwira Rabiya ati njye nawe twembi tuba twiriwe mu bintu byinshi, njyewe niriwe mu bigendanye no kuyobora, wenda nawe wiri gutekereza cyane nk'umwana w'umutware, bityo uyu ni umwanya ngo twiganirire ku bundi buzima. Ese kera watekerezaga kuzabana n'umugabo umeze ate? Rabiya ati nakuze nzi ko bazampitiramo, nirinze gutekereza ku mugabo nazabana nawe uko yazaba ameze. Takeshi ati icyiza ni uko wemerewe no guhitamo, ubundi umuntu iyo yihitiyemo neza hari ubwo ababyeyi bamushyigikira. Njye rero nkwifuriza umugabo urenze, kuko ubwiza bwawe ntibukwiriye kukubanisha n'umuntu usanzwe, ukwiriye kubona ibyiza kuko uri mwiza. Rabiya ati ibihe byiza se? Nawe tumbabarire kubivuga, icyo akora nkikubona sinatekereje ko ukwiriye kubana n'ikigwari, bigiye gutuma mugura murumuna wanjye kurushaho azabashe kukurinda. Njye mbona ukwiranye n'umwami w'ubwami bukomeye. Mu gihe ari abakoresha akarimi karyoshye, abandi bari bakomeje urugamba ku munsi wa kabiri. Muri icyo gitondo Rajavi yabyutse yarushijeho kuremba. Abaganga baramuvuraga ngo barebe ko yagarura agatege, ariko amaboko yamuryaga kurushaho. Kuri uwo munsi Teke yagombaga kohereza intumwa ibwami ngo ijye kubabwira uko umunsi wa mbere n'uwa kabiri yari yagenze. Mu kuyohereza bayibuza kuvuga ko Rajavi atarwanya urugamba. Yaragiye ko kwibabwira ko ingabo za Sonake zihagazeho, ariko ko hari icyizere cyo kunesha. Umwami Liyadeki yamusabye kugenda akababwira ko mu gihe baba babona bikomeye bamubwira kohereza abandi basirikare. Ku munsi wa gatatu nabwo Rajavi yananiwe kujya ku rugamba, amaboko yari yakomeje kumurya, yari yabyimbye ari ibipfuko kandi abasirikare baho bari kuhashirira. Sonake yari yarateguye urugamba rwe neza azi ibyarimo. Rajavi rero yabonye kugiye ko ari ukwiyahura. Nubwo yari yabujije intumwa yajyanaga raporo ibwami kuba yavuga ko atari kurwana, Teke yaciye ku ruhande arayibwira ati ubabwize ukuri kandi ntuhishe amakuru na make. Uwo musirikare yaragiye abwira umwami ko urugamba bari hafi kurutsinda, ko bari kwitwara neza, ariko ko umuhungu atararwana kuko ngo yashwanye n'abasirikare bakamukubita hafi kumwica, akaba ari kwitabwaho n'abaganga. Yarengejeho ko yanze ko bamucyura ngo wenda yazakirira ku rugamba agafasha abandi kurwana. Ayo makuru abibwami bose baramenye, harimo Dajina na Takeshi. Bakimara kumva ko atari kurwana, babonye aho bahera bashimangira ko ari umunebwe, akaba ikigwari kandi ko atazi kubana n'abandi. Takeshi wari uretse kuganira na Rabiya, bakanahana gahunda ko mu cyumweru gitaba azahura akamubwira byinshi murumuna we yamuhishe, agahera ko yifatira umwanzuro wo kubana nawe cyangwa akawutekerezaho kabiri. Yarishimye cyane aribwira ati natapfa nazabona uko mwangisha Rabiya bigakunda. Ibyo bifuzaga ko Rabiya abimenya, akamenya ko umusore bari bagiye kumushyingira adashoboye. Gusa babajwe no kumva ko atari yagapfuye, byanga bikunda yari kugaruka ari muzima. Nabwo bakomeje gupanga indi migambi ariko bageza ku kwigarurira Rabiya, akaba Takeshi wo kuba Rajavi wari ugiye ku rugamba. Iyi numwe yoherezwaga ivuye aho urugamba rwaberaga, yanagendaga ivuga witwaye neza ku rugamba, ikagenda ibibwira abantu b'ibwami mo hafi y'ingoro abo yanyuragaho bose. Nabo babaga biteguye kuzahagarara ku mihanda, noneho abasirikare bazaba bari gutaha
bagasingiza uwitwaye neza kurusha abandi. Mu gihe Rijavu yibwiraga ko urugamba ruzamara iminsi, intambara igakomeza akazayifatanyamo, ku munsi wa gatatu abanzi bamanitse amaboko batangira kwihungira. Teka yanze ko babakurikira ngo babice kandi bamanitse amaboko bagahunga ku manywa y'ihangu, avuga ko icyo cyaba ari icyaha cy'intambara kwica umuntu wamanitse amaboko. Gusa kugira ngo bizere ko bayamanitse neza bagahunga koko, bamaze iminsi ibiri aho ngaho ngo barebe ko batazagaruka kubarwanya, ishize barigendera. Intambara barayitsinze, Batateka ari uri kuvugwa ko yarinze igikomangoma kwicwa. Akigera mu rugo Takeshi yamwigiriye arakaye, amubaza impamvu yamutabayeho kumwicisha. Yamusobanuriye ko burya Lizande yari yamenye ko bamugambaniye, akohereza ingabo zo kumuburira, we akazisuzugura zikamwikomerekereza kugira ngo atabona uko arwana, bikarangira zifata umwanzuro wo kwicwa kuko zashatse kwica igikomangoma cya kabiri. Takeshi ati ubu se ninde waba warabyumvise cyangwa watuvuyemo? Nawe ati hoya, ahubwo nanjye ndahangayitse kuko Rijavu ashobora kumenya ko mugambanira akabibwira umwami. Takeshi ati humura, ibyo ngibyo ntubigireho ikibazo, ndabikurikirana. Ibwami bagororeye Teka wari wabaye intwari, ntibahemba Rijavu. We nta wigeze amuvuga mu izina kuko byari bisebetse kumva ko atigeze arwana, ko yakomeretse bataratangira kurwana n'abanzi kandi ko yashwanye n'abasirikare be. Byari bisuzuguritse, bumva ko yiteye kandi nawe yatewe. Uruhande rumwe Takeshi na nyina Dajina bari bishimiye ko adatahanye ishema, ariko bababajwe nuko yaragiye gukomeza kuba inzitizi y'uko Takeshi ari we wabana na Rabeye. Nubwo abasirikare ba Sonake bari bemeye kujya gutera ubwami bwa Liadek wari ukomeye cyane, bari babizi ko bari gukora amakosa akomeye. Ingabo za Liadek zari zizi kurwanira ahantu hose, haba mu mazi no ku butaka. Zari zifite imyambi ityaye cyane kandi ikomeye, zikagira abasore barasaga umwambi ukagera kure cyane hashoboka. Abasore ba Liadek bari bafite imbaraga ku buryo bateraga icumu rimwe rikaba ryahinguranye abasirikare babiri ba Sonake. Hari harimo abasore bazi kurwanisha inkota ku buryo umwe yashoboraga kwica abasirikare 10 bamushagaye. Uretse n'ibyo, bari barakoze igikoresho bifashishaga mu kurasa imyambi myinshi icyarimwe yagera mu banzi gasiga ikubuye. Abo bose umwami yabahurije hamwe, abagenera ibyo kunywa bihagije mu gihe bari bakomeretse bari batangiye kubavura. Mu gusangira ibyo kunywa bateraga inzenya bavuga ukuntu abasirikare ba Sonake babanje kubahagiza bakica benshi mu bari baje kubarwanya, ariko nyuma bagatsindwa. Babona ko bagiye gushira, abazi ubwenge bakihungira, bakagenda bavuga bati ntitugiye gushira kubera ubusazi bw'umwami wacu Sonake. Igitangaje, Sonake niyoherezaga n'ingabo zo kubunganira. W'intego ye yari yayigezeho. Iyo nkuru yavugaga hano hose ko umwami woroheje muri bo yigereje agatera ubwami bukomeye kurusha ubundi bwose mu karere. Ubwo abami bo hagati na hagati mu kugira imbaraga za gisirikare batangiye gushidikanya, bibaza icyo yarishingikirijeho baramutinya. Bavuga ko iyo bucuranisheje imfura ubuheta bumuhonga, nicyo nawe yakoraga rero. Igikomangoma Rijavu cyari cyakomeretse cyane kurusha abandi, kitarigeze kinarwana na rimwe. Muri cyo cyumvaga cyuzuye igisebo, kidashaka no kubonana n'abantu. Mu gihe abandi bishimiraga intsinzi, bari kurya bari kunywa, we yarahanganye n'ubuzima, bari kumwitaho, bamushyize mu cyumba cyihariye yari ari kuvurirwamo. Mu gihe yariteze ko azagaruka abaturage bamuririmbira mu mihanda yose ko ari we watsinze urugamba, ko akwiriye kuba umwami, ahubwo bari kumusabira ngo akire, ntazahirahira asubira ku rugamba kuko atsindwa atararwana. We yibwiraga ko ari butahe bamuririmba, bigatuma umwami Liadek avuga ati uyu mwana ujya ku rugamba akarwana agatsinda, akayobora izindi ngabo, abaturage bakamuririmba, niwe uzaba umwami. Mukuru we Takeshi wo ku mwamikazi Dajina n'umunebwe n'ikigwari, nta bikorwa bikomeye yakoze usibye kwitwa umuhungu wanjye mukuru. Bityo ubwami n'ubwanjye kandi mugabiro wo nshaka, nzaba umuhungu wanjye muto niwe ukwiriye. Niko yibwiraga ko umwami azavuga natari kuvugwa neza na rubanda kuko ari kuba yaratsinze urugamba, ariko ntiyari yarigeze arwana. Uko yarababaye ku mutima niko na Takeshi yarababaye cyane. Takeshi we yifuzaga ko Rijavu yicirwa ku rugamba ntagaruka ari muzima. Kuba yaragarutse ari muzima nubwo ari yakomeretse, byari gutuma intego yo kumwambura umukunzi batayigeraho byoroshye. Yanarakariye umugaba mukuru w'ingabo witwaga Teka kuko atari yubahirije amasezerano bagiranye. Icyakora hamariye kumusobanurira uko byagenze, nawe yamusezeranyije kurinda umutekano we, amakuru yamenyekana ntibimugireho ingaruka ko ari umugambanyi. Lizande yarazi neza akagambane kabayeho kandi we yarishimiye ko umwana we yaragarutse ari muzima. Ibyo yifuzaga kubibwira umwami, akamubwira ko umwamikazi Dajina n'umuhungu we Takeshi bagambaniye umuhungu we Rijavu bagashaka kagwa ku rugamba kugira ngo bamutware umukunzi we, mbese Rabeye azabone ko nta yandi mahitamo ahari atari yo gushyingiranwa na Takeshi. Ariko nanone kuko umuhungu we atarabizi akaba yararembye akeneye kwitabwaho, umwami nawe ajagaraye mu byo kureba uko bakwihaniza ubwami bwa Sonake ntibuzongere kubamenyera ngo babatere. Yaba yaritseho gato ngo abanze atuze na Rijavu atora agatege. Ni nako yari ari gupanga uko azahitana Takeshi akamukura ku isi nk'uko yabyifurizaga umuhungu we Rijavu. Muri iyo minsi 2 Dajina na Takeshi babonye ko isosi iguyemo inshishi, maze banzura kohereza intumwa ku mutware Bayiro. Iyo ntumwa yaragiye igerayo iganira na Bayiro wa 2, ivuga ubutumwa yari yahawe bwari bumeze nk'uri gutanga umuboro. Yaramubwiye iti uriya muhungu w'umwami mugiye gushyingira umukobwa wanyu ni ikigwari cyane,
yagiye ku rugamba atinya kujya mu banzi, avuga ko aramutse agiye kurwana bamwica, maze asaba abasirikare be kumukomeretsa gake ngo inkuru zo kuvuga ko abasirikare be bashatse kumwica zizabe nyinshi. Ibaze ko abo basirikare ngo bahise babica. Ibyo ni ibinyoma, nta musirikare bishe kuko yamukomerekeje, babyitiriye abaguye mu rugamba n'ubundi. Amakuru mbazaniye ni aya nyayo, mutekereze ku kuntu ari umuntu w'ikigwari bigezaho. Kandi mukuru we Takeshi yamwohereje ku rugamba afite impungenge, avuga ati murumuna wanjye nkunda rwose sinakabaye mwohereza, nuko data yabimpatiye. Ni umuntu urwara igicuri, rimwe na rimwe nijoro yaba asinziriye akabona umwuka kubera indwara zo mu buhumekero afite, ukongeraho utundi tubazo tw'uko atuzuye mu mutwe umuntu atabona uko avuga. Gusa utwo tubazo tumutera gusoba ku buriri asinziriye. Ibaza umusore ugira uko aryoherwa n'ibiryo ntiyibuke kubivaho, bikarangira aguye ivutu akarararuka. Ibyo byose ni ibibazo byatumaga Takeshi avuga ati najya ku rugamba ashobora kugwayo. None koko nawe yitamaje ntiyarwana kuko yiyize. Rero Takeshi, mama we n'abandi bantu bakomeye ibwami bantumye ngo mbasabe kwitonda. Ubu bukwe nibyo burashyigikiwe ariko ntibwihutirwa. Umwami Ryadeki yifuza ko umuhungu we w'ikigoryi utuzuye yibonera umukobwa uzi ubwenge uzamufasha kubaho muri iyi si. Mwumve ko akunda kurwaragurika akagira ahandi ajyanwa mu bwiherero hari umuntu umwiyegamije. Umukobwa wawe rero azajya amukorera ibyo byose, nubwo atabikora kuko azaba afite abaja bo kubimukorera, ntibizabura kumugiraho ingaruka kuko bazajya bararana. None rero nk'uko wari warishyizemo ko uzashyingira umukobwa wawe ibwami kwa Ryadeki, ntubihindure ahubwo uhindure umukwe. Takeshi yavuze ko nawe yamukunze kandi ko yiteguye ko yanamubera umugore uramutse ubyemeye. Nibwo umukobwa wawe yazagira amahoro kuko yazaba arinzwe cyane nabana n'umuhungu uzaba umwami. Ejo cyangwa ejo bundi Ryadeki yatanga akamusimbura. Icyo gihe uramutse waramushyingiye uriya muhungu urwaragurika kandi akaba atuzuye mu mutwe, umukobwa we ntiyazagira amahoro kuko umwami uzaba ariho yazaba abizi ko wanze kumumushyingira. Kora uko ushoboye ugerageze utume Takeshi ari ushyingirwa umukobwa wawe. Ryadeki nawe azabyemera kuko umuhungu mukuru azaba ashatse mbere kandi niwe uzaba umwami. Ibyo biremera rwose ukaba waza ukavuga uti njyewe nshaka ko Takeshi ari we ubana n'umukobwa wanjye. Ibyo ntacyo umwami yabihinduraho. Naho n'umushyingira uriya muto akaba atazaba umwami, umukobwa wawe nta mahoro azagira. Icyo wamenya cyo nuko uriya mugore wa kabiri w'umwami, ndavuga Rizande nyina wa Rijavi, nta jambo afite ibwami nk'uko Dajina mama wa Takeshi arifite. Niwe mugore mukuru, niwe wahageze mbere kandi yahawe umugisha n'umwami watanze mbere. Niwe umwami wa mbere yasizeho. Uriya asobanuye byinshi mu myanzuro ifatirwa ibwami. None urumva umukobwa wawe azabaho mu mahoro abana n'umusore w'ikigwari nta muntu n'umwe ibwami umushyigikiye? Bayiro yabitekerejeho nubwo wabura mwica. Umusore urwara akabura umwuka abaganga bagatabara nijoro, umusore urwara igicuri usoba ku buriri kandi akaba atazaba umwami, ugera ku rugamba agatinya agahimba ibinyoma ngo yagiriwe nabi nabo bajyanye ku rugamba kandi ari wabisabye. Byose yumvise bitatuma yemera ko umukobwa amushyingirwa koko. Yabwiye umusirikare w'intumwa ati ubugiye nanjye ndohereza intumwa yanjye aka kanya, ibwira umwami iti ubwo bukwe mu bugenze gake cyane, ntabwo niteguye ibirori muri aya mezi. Imubwire ko tuzabanza kubifatira igihe nkabanza gukemura ibibazo mfite nkabona ubwinjira mu bukwe ntuje. Uwo musirikare yaragiye nawe yohereza intumwa ibwami. Uwo mwanya adatinze yahamagaje umukobwa we Rabeyi. Umutware Bayiro n'umukobwa we Rabeyi bari inshuti cyane. Hamwe bavuga ko abakobwa baba inshuti za base, kuri Rabeyi no kuri se byari akarusho. Kumuhamagara bakaganira kuri icyo kibazo byari byoroshye cyane. Bayiro yamusubiremo ibyo intumwa yari yamubwiye byose bihurirana n'ikiganiro Takeshi yaraherutse kugirana nawe. Nawe yabibwiye se, maze Bayiro ahita abona kumubwira ati nabwiye iyo ntumwa ngo igende ibabwire babe basubitse imyiteguro babigenze gake, mbanze gutekereza neza kuri uyu mwanzuro. Nanatekereje ko nawe wabyemeye utazi neza uburwayi bw'uwo musore. Ese koko wowe wakomera kubana n'uwo musore umeze atyo? Rabeyi yarababaye atekereza Rijavi nk'umubeshyi ukomeye cyane. Nawe yari yizeye amagambo ya Takeshi wari igikomangoma gikuru, kandi koko yumvaga bidakwiriye ko abana n'umuntu nk'uwo wamubeshyaga namubwiza ukuri ku buzima bwe ngo wenda niyemera no kubana nawe bazabana bizi karwaragurika. Rabeyi yabwiye se ati nibyo koko dukwiriye kubanza kubiganiraho. Yabivuganaga agahinda arenza ati kuki koko atigeze abimbwira. Icyo yambwiye ko arambwizaho ukuri nkamukunda muzi nuko gusanga ari igikomangoma cya kabiri atazaba umwami. None unyumvire n'ibyo bibazo byose afite. Ashaka ko ngenda akantera inda nkabyara, ibyo bicuri bye n'izo ndwara zindi bikamuhuhura ngapfakara nkiri muto. Ubu wasanga arwaye indwara sekuru yari arwaye kuko yapfuye bitunguranye, nawe azapfa bitunguranye. Ibi ngibi birumvikana rwose. Ziriya ndwara wasanga zihererekanywa mu miryango akaba ari we zafashe. Ikindi nanone bashaka kunkoresha ngo umukozi we. Ubu se ntituzajya turarana? Niba nyara ku buriri ho ndumva bikabije azajya nyarira. Kandi bivuga ko we na Takeshi bumvikana ari inshuti nubwo banyina ari abakeba. Ntabwo bose bamubeshyera. Ibi bintu birashoboka ko ari ukuri.
Bwa mbere mu gihe yahuraga na Rijave bari baranzuye ko mu gihe yaba amukeneye cyane yazazamuka ruguru gato ya wa mugezi wagabanyaga ibihugu byombi batandukanya, akajya ku ngabo zo ku mupaka zo mu bwami bwa Liadek zarindagaho, akamutumaho umwe akamuzanira ubwo butumwa. Umukobwa yagiye yarakaye arebamo umwe w'umusore amuha ubutumwa bwuzuyemo uburakari. Yaramubwiye ati genda umbarize Rijave uti kuki utigeze umbwiza ukuri ngo umenye ko nzabana n'umugabo unyara ku buriri? Kuki utigeze umbwiza ukuri ngo umenye niba nzabana n'umugabo ugwa hasi urwaye igicuri? Kuki utambwiye ko ujya ubura umwuka buri joro k'abaganga bakurara iruhande? Kumbwira ko utazaba umwami ntibyari bihagije, kandi nubwo waba uzaba umwami ndakeka babikwambura bakabyihera undi uwo baba bizeye ko azaramba ku isi. Ninde wakwemera kuba umwami kandi urwana no kubaho ubaho uyu munsi gusa utazi ko ejo hazagusanga? Ese Dajina na Takeshi baba bakubeshyera? Sinizeye neza ibyo bavuze, ndanababaye cyane kuko namaze kugukunda, ariko niba ibyo bavuze ari ukuri ukaba utarabimbwiye, ndumva nkwiriye guhindura icyemezo nafashe cyo kubana nawe. Ndetse na data yaranshyigikiye, yamaze kohereza intumwa zo kubasaba kugenza gake ibintu by'ubukwe. Singiye kubaho mu buzima bwo kumpangayikisha ngo nuko nashakanye n'umuhungu w'umwami. Oya rwose, nanze kuvuga ko byose bihagaze ntaraganira nawe. Niyo mpamvu ngutumye iyi ntumwa ngize ibikubwire mu ibanga, uzaza umbwiza ukuri nawe. Bitabaye ibyo ubukwe bukwiriye guhagarara. Ubwo ibwami hari hagiye intumwa ebyiri. Intumwa ya mbere yari yo Bayiro yari yohereje. Uyu yari umusirikare wo mu bwami bwabo mu gihugu cyabo cyari kiyobowe na Tibote, akaba yari agiye kujyana ubutumwa buha umwami cyangwa umwamikazi Lizande mama wa Rijave. Ntiyari kongera gutuma umuhungu wari uzanye ubutumwa bwa Takeshi, kuko ntiyari kongera kugaruka ngo amubwire uko umwami yabyakiriye. Yari kwigumirayo mu gihe intumwa ari koherezayo yari kumugarukira. Uwa kabiri yari uwo musirikare wari woherejwe na Rabeye, ni uwo mu bwami bwa Liadek warindaga ku mupaka w'ibihugu byombi. We yaragiye kugenda asanga Rijave akamuha ubwo butumwa bwamubazaga impamvu atabwije umukobwa ukuri. Abo bose nimwe bagiriye ibwami rimwe. Uwari uvuye kwa Bayiro yarahageze avuga ko ashaka umwami, bamubwira ko ari mu nama ko yaba amutegereje. Icyakora yahise avuga ko mu gihe umwami yaba atari kuboneka bamuzanira Lizande akavugana nawe. Lizande yaraje baraganira, amubwira ibyo Bayiro yari yamutumye, ni ukuvuga amusaba ko bakwigiza ubukwe inyuma akabanza gutekereza neza no gukemura ibibazo yari afite mbere yo kuba baganira ku byo gushyingirana. Lizande yaratunguwe amubaza impamvu. Iyo ntumwa iti nta yandi makuru mfite, njye nibyo bantumye gusa, ngashaka ko ubukwe bwigizwe inyuma. Kumva ko umutware adashaka kubihutisha ubukwe byaramusajije cyane, asaba iyo ntumwa kubigumya aho ngaho ntihita igenda. Yagiye kureba umwami arakaye ngahita narega Dajina n'umuhungu we Takeshi ahereye iruhande kukuntu bari baragambaniye umuhungu we ngo azagwe ku rugamba, uko ubwo yamutabaye kohereza abasirikare bane bo kumurinda bakabipfiramo, uko Teka yari umugambanyi nawe, nuko yakekaga ko ibyo Bayiro yarabatumyeho ari Dajina na Takeshi bari babyihishe inyuma, kuko bifuzaga ko Rabeye abo wa Takeshi aho kuba Rijave wamwishakiye akamwiteretera. Yagiye kureba umwami asanga ari mu biganiro n'abajyanama be n'abakuru mu bya gisirikare baganira ku kuntu bagombaga kwihaniza ubwami bwa Sonake wari warabimenyereye akabatera. Sonake yibwiraga ko ubwo yabateye akabakanga bikarangira, ariko umwami Liadek yifuzaga kumuha isomo akigarurira ubwami bwe bwose akabwongera ku bwe, agahana agasupa ubundi bwami bwatekerezaga kuzamwendereza nka Sonake. Umwamikazi yaje atakamba asaba umwami kubanza kumutega amatwi. Icyo kibazo yaraje kumumenyesha nacyo akakigeza ku nteko bakakiganiraho mu buryo burambuye. Iyo nama yari irimo na Takeshi nk'igikomangoma cya mbere, na murumuna we Rijave nk'igikomangoma cya kabiri. Yakagombye kuba yarayirimo, ariko kuko yararwaye nta wari uhari, abamikazi bo ntibari bemerewe kuyizamo. Bashoboraga kuba bayitabira, gusa umwami yari yabyanze. Umwami Liadek yabonye aje amushaka amusaba kuguma hirya akabanza gusoza inama yaboraga iminota mike ikarangira. Ku rundi ruhande Rijave nawe yakiriye intumwa Rabeye yari yohereje. Uwo musirikare ntiyari umuhanga mu gufata mu mutwe buri kantu kose wamutumye. We yaje yohereje ubutumwa kugira ngo buhite bwumvikana. Yaramubwiye ati umukunzi wawe ashaka ko mutandukana kuko wamubeshye, ngo iwabo wohereje umwana ibwami ngo izi basabe kuba muretse imyiteguro, ngo Bayiro abanze kwitegura neza no gukemura ibindi bibazo afite. Nyamara ngo byatewe nawe kuko wabeshyera Rabeye ukamubwira ko uri muzima kandi utuzuye, unyara ku buriri, urwara igicuri, urwaye ubuhumekero, kuraruhura umwuka, kandi ko buri gihe abaganga bakurari iruhande bari maso ngo utaremba ugapfa bitunguranye wabuze uko utabaza, ngo ushobora kuba urwaye indwara zishe sokuru umwami watanze. Ndetse ikaba ariyo mpamvu wahisemo kutarwana kandi woherejwe ku rugamba, ugasaba abasirikare bawe kugukomeretsa nkana ngo uzabone uko ukwepa urugamba. Ndetse wanabeshye ko abo basirikare bashatse kukwica nawe wabishe, nyamara ari abandi baguye ku rugamba ukabiyitirira. Ibyo byose ngo ntibyatuma yemera kubana nawe, ngo icyo akora ashaka ko uzagenda ukabimusobanurira neza, akaguha ayo mahirwe yo kugusezeraho muri kumwe, mu gihe waba umubwije ukuri akumva atazabasha kwihanganira umugabo umeze nkawe, wo kuzamupfana imburagihe akaba umupfakazi akiri muto. Rijave wari wirwariye arembye kubera ko yari yarakomerekejwe ku rugamba, yahawe ayo makuru none hakomereka kabiri ku mubiri no ku mutima.
Icyamuteraga akanyabugabo akumva ko agiye gukira vuba ni icyizere yari afite cy'uko we na Rabel bari bagiye kubakorera ubukwe. Yari yizeye neza ko nta cyawutangira kuko se nk'umwami ukomeye yari yaramaze kubyemera. Umwami Timote wo mu gihugu cya Rabel yarabyemeye, se w'umukobwa akaba umutware yarabyemeye, bo ubwabo ahubwo bari kumva bari gutinda. Yabanje gukeka ko umusirikare ari kumubeshya ndetse mu mutwe hazamo ko agomba kwicwa azira ibyo bihuha. Dusoreje igice cya kabiri. Ese uratekereza ko ibi bizarangira bite? Niba ukomeje gukunda iyi nkuru, nta kabuza ko turi kumwe no mu kindi gice cya gatatu. Ntuzacikwe nacyo rero, kiri mu nzira.